yego kuko ujya ubabona abantamo ujya ubabona abantamo witwa Godfather aranutse ndavuga nturi umuhanga katsino yaravuze ngo Pablos Melody niriyenda yagwiriye igitsina ndabanisha nubwo ntaye mari kuri umuhanga kandi nyine uko nukuganira ni ibiganiro bisanzwe mu Rwanda turatebya tukanaganira hakabamo n'akantu ko kugutamo iyo utari igifura rero urakakira ahubwo ugasigara uvuga uti aho nzagufatira nanjye nzagutamo kuko inuma yo mu Rwanda yatumye kuyi Burundi iti yego uhuguha nago nawe umuye nta muntu ushaka kukuvuga nawe ukanabyumva abo tudafite ibyo duhuriyeho nawe ndavuga mu muziki mu myidagaduro ugaheza kavuga uti kampeze kamfusha biterwa n'urwego ibyo bintu babivuzeho hari nk'abantu ubibona nyine ukabona harimo urwango rwa rubiseriye ntago bikiri imyidagaduro byajemo n'ubugome n'umutima mubi abo ndaheza ariko nabo nyine iyo mbafatiye umwanya we none se mwana kuhishira ugisambo kikakumara uhishira umuroza akakumara urubyaro hari gihe umuntu agutama akagutama ukanapoesha ukanabigirengagiza ukabireka ukazagera igihe ukavuga uti ariko rero uyu muntu ngo gutayemo n'umutemo ngakwita ikibura kiniki yego akazagera igihe none hari n'abantu bitwaza ibyo bintu bakavuga ngo ndashaka gukora ikintu utagikora ndakuraburiza ibyo rero narabirenze kera no yaba akoze ishyana akakwaka amafaranga mpita nseka babipfuye byo mpita nseka nkamubwira nishogoshera nakubwiye ngo ndi umupeti wavuye Bengazi ndi umupeti wavuye Bengazi kandi uzi gushaka ibiceri bro ntago naje gukina njyewe nta nubwo naje gukina namwe ntago naje gukina mu mafaranga ntago nkunda imikino nujya umbona ujya untinya uri umuporomo mwiza ufite imbuga zimeze neza ufite imbuga washyiraho ibintu abantu bakabikunda uri kuzikoresha usebye ibaze gufata uwo mwanya mikibwira umugabo wawe stop it muhagarare hano kereka ni mu ndoga keretse ni mu ndoga Irene ari kubwira nsabe ngakora ubukwe ndakubaje nta n'ubukwe Irene bani nkubaje nta n'ubukwe ubukwe zurabuze ndabuze kiramani zibwe yakoze ejo bundi umaze gukora nka bungahe dore nabamenye na papa sava bona papa sava yaratunaniye it's alright dere kurusuzugura rero ushaka kuzabyuka akora ubukwe mbere ya papa sava uve kuntu usuzugura iryo ko nzabugira agasuzuguro reka dore turakwihanije wa mwana hari nje wo kwikura muri koperative umugabo arangwa n'ibintu bitatu yego kurya gukora no kurongora izo nizo karite ziranga umugabo yego uzi ushaka kubikura uwumvuguruza bishyira muri comment umugabo arangwa n'ibintu bitatu kurya gukora no kurongora ibyo bintu nawe urabyemera cyese ndabyemera uko ari bitatu yego byose ndabyemera okay arubihakana se ntacyo nawe ubihakana aho ngaho dukomeza nawe urabyemera tugendane nawe urabyemera sawa diaspora byemera ibintu bya nibyo ntabwo ari hano diaspora ari hano barize ikibazo abakobwa noneho mukunda iki mukitubwire muri comment abakobwa mukunda iki ivuze ko nabuzunkunda mani ngo twikorere ubukwe akakora kuvugisha uko twe kubeshyana uretse wenda kuba udashobotse ninjye muhungu ushobotse mu Rwanda njye none uburamba numva nanatetesha ntanga keya yego ndi nahamba buriya nciye bugufi wanarira aya byo wenda byagorana ariko na basi nashoboye kurira we nakuriza
ntago byabura byombi. Legend. Amarira agomba kuboneka mu hagati ya babiri. Muri kumpura amarira ntiyaburamo nimba aba yayashimye. Bakunda umwungurira se. Bakunda umwungurira. Nyine ari ukuntu umujene kugira ngo nyine ngabe romantique cyane ababara cyane akabyereka umuntu bakundana pe. Bira bintu ni bibi. Kubera iki se? Uba werekanye intege nke nk'umugabo kandi umukobwa ntakunda umunyantege nke. Ariko nanone bakunda kwinjingwa. Ninde se abikubeshya? Nuko byumva. Wapi ntabwo bakunda no kugira gute. Abakobwa ntabwo bakunda umuntu binginga. Bakunda umuntu bereka ko abitaye ariko atabinginze. Kuko iyo umwinginze cyane ukandika cyane ukagigira cyane nibwo usuzugurwa cyane. Ahubwo bakunda umuntu ubereka ko hari andi mahitamo menshi amutegereje yafata n'ahandi hirya no hino ubaye uri bize. Ntabwo bakunda umuntu binginga cyane. Niyo mpamvu Legend uzasanga abakobwa benshi niyo nawe mbonye ibyo biboro wana ari kuvuga ati abakobwa bakunda umutipe ufite amafaranga menshi. Bakunda umutipe w'ibogari ukiri muto ufite amafaranga menshi ubamenamo amafaranga wakoze siporo uri seriye ukora ibintu bye neza biri ku murongo. Abakobwa bose baba bamushaka. Noneho bakibagirwa ko koko nyine abakobwa bose uwo muntu baba bamushaka. Kandi uwo mutipe bakaba babizi ko kuko abakobwa bose bamushaka umuhungu hari n'ukuntu wa mutima mwiza ajya anyuramo bose akabaha n'umwanya. Noneho ugasanga umukobwa yanze umutipe yikorera akazi gaciriritse gasanzwe ufite udufaranga duke umugurira indabyo amanywa nijoro umuha keya unarira bimwe wavugaga utatekereza undi mukobwa utari we. Yego. Ahubwo nawe akamwanga uwo nguwo akajya kurwanira wa wundi n'ubundi abakobwa bose bari gushaka. Yego. Ufite ifungo rye ryinshi udakora akazi nk'akabandi benshi bakora wihirinze akiri muto ukiri umujene ufite amafaranga ye bose bari gushaka nawe akaba ari washaka. Ntabwo umuhungu n'abahungu n'abana beza ntabwo ari bukwangara kubwira ati ngwino mu bandi bana. Ako nyuma ugasasanga uri kurira ngo abahungu n'abana babi ngo n'abana ngo bose ni bamwe n'abagome. Bose ntabwo ari abana babi ntabwo bacitinga. Wataye wa wundi nyine wimereye kwa kundi utari kugucitinga uza muri abahungu bose ntabwo baca inyuma. Ahubwo we ntabwo ushaka kujya ku muntu ugukunda urashaka ko isi yose ikunze. Kandi uwo mutipe nawe akubwira ati twaravunitse bro tuba dukeneye kuruhura mu mutwe. Nawe ukamwumva cyane ko abantu bose batanasenga wenda ngo babe bameze nkanjye basenga. None ugasanga abakobwa batangiye gutuka abagabo bose ngo abagabo bose n'abana be baracitinga. Kumbe mwe mufite amafaranga rimwe mu bacitinga twebwe twikeneye dufite amafaranga. Kimwe mu bintu Rumaga inshuti yawe yakwigishije nkunzi usigaye uzi kwivuga mani wivuze neza pe. Rumaga ntabwo yanyigisha wivuze imyato ndavuga ntiwo ni Rocky. Rumaga riga ndamuruta mu myaka ntabwo yanyigisha kwivuga. Myaka se ni imiki kuko rero we akazi ke Rumaga yasumbye uko ari iki. Ako Rumaga ni umuhanga da. Shana umuhanga ni umuntu wafashe ikintu bita ibisigo n'imyivugo abishyira no mu rubyiruko natwe tubyiyumvamo. Zicyahiruka imihanda afite kuri street. Sindakireba amaze iminsi impuza ahubwo arazanye. Ntukireba n'urumirwa. Harimo akantu k'agashego. Ni bya bintu byawe. Ntabwo nkunda ibishego toka satani. None uko cyari byuvuze. Nuko ntunguye nyine. Kuri ko mvuze ngo ni bya bintu bya n'uvuga utarimo akantu k'agasiyanse. Ariko ndwanya ibintu by'ibishego ubwo nyine haba harimo ibintu byanjye. Nundi ibishego ni ibintu byanjye kuko mpora mbirwanya. Ntubikunda. Impamvu ari ibintu byawe cyane. Yego. Ako turangiye utatubwiye. Ubu byararangiye pe wanze kuva ku izima ngo uvuge uti nimba bisaba no ko nimba bifatwa nk'ububwa wenda muri community. Ndemeye ndabikoze mfite umukopine. Ngiye nakubeshye uriya mukobwa wawe niwe nabonaga ukuntu wamureze neza nabonaga ariwe nzashaka. Ngeze no kubikubwiraho. Ngiye kubona mbona urantengushye uramutatse. Wirakara bro ntago warakara kurusha uko narakaye. Mbona uramutanze. Kubw'iyo mpamvu rero abantu badukurikira bazongere kumbaza ngo bukwe.
ahubwo muhite muvuga ati Irene ni umugome ni umwana mubi mumutuke mujye mutuka Irene nimubona ntarashaka mujye mutuka Irene yanyimye umugeni nkundira abasinzi bashaka abana bo mu nsengero namwumva muzajye murara mubasindaho nta musinzi ukunda mugenzi we gauche ni ukubera iki man ariko njye ntabwo ndi umusinzi ndwanya n'umusinzi umunywi sibye ka Skol Mariti rimwe na rimwe nywamo nkanyuzamo nkanywa ariko warampemukiye nyine tu guhemukira gute ko ndenga n'abandi njyewe byibura cyakora ugiranuye n'abafana gute se bamenye impamvu nashaka nyine ko ari Irene wangambaniye nta mushumba mwiza wafata intama ngo ayishyire mu biganza by'ikirura ibirura ngo birubaka nakoze numva ngo indaya shaho zirubaka nimba arizo zikoreye iyo poromosiyo bijya zarishyira radiyo Rwanda ngo izitwikire nkiri umwana kabisa numvaga abantu bose bavuga ngo buriya indaya zirubaka nkabona abamama abakobwa bari kubivuga koko se zirubaka ibyo mvuga abantu benshi barayizi ngo indaya zirubaka ariko umva menya cyangwa zari ziri kwitwikira kari agaporomo nuko zubakwa none Savimbi mperutse kumubona mu kiganiro ahantu nawe ashoje ikiganiro bari kumubaza ati se ugira umukunzi n'ibiki numva Savimbi ariko uriya mutipe nawe azi kwamamaza ahita avuga ngo nta mukunzi mfite ngo ariko buriya ngo bya bintu ngo abagabo bandi birirwa bashaka by'akanyabugabo ngo ngenda biriya bintu ndabyujuje kabisa yaramamaje ndatuye umutipe biti katari kwamamaza filime asobanura